ariko nyuma yo kumufatira irembo umutipe yahise agabanya ikintu cyo kumuvugisha. Yafashe iminsi imwe akajya amuvugisha, indi akamubloka. Biba inshuro ya mbere umukobwa abyibaza, aravuga ati ese uyu mutipe amaze kumfatira irembo atangiye kujya ambloka, ibi ni ibiki? Dusipoze niba ari akamuha iminsi kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, yamublokaga kuwa kane akageza ku cyumweru. Umukobwa aravuga ati ese ni ukubera iki uyu musore buri gihe afata umwanzuro wo kumbloka duhereye kuwa kane kugeza ku cyumweru? Murabyumva namwe, weekend yose yabaga yamublotse. Umukobwa nawe ni umuntu uzi kwifatira imyanzuro, ni umuntu iyo yafashe umwanzuro w'ikintu agomba gufata arawufata nyine, niko ateye. Ubwo ntibyatinze umukobwa aravuze ati ese uyu mutipe umbloka muri iki gihe